ni kenshi abaturage bataka ko batishyuwe amafaranga leta ibafitiye biturutse ku kazi bayikoreye cyangwa ingurane zagomba gushyirwa ibikorwa remezo runaka. Ibi ngo bigira ingaruka zikomeye ku bukungu bwabo muri rusange kuko ibyo bateganya gukoresha mu mafaranga batabigeraho ubukene bukabataha. Icyo gihe iyo leta ivuganye nabo kugira ngo babagurire usanga bashaka gutwara amezi 3, 5, 6 umuturage akishyuza bataramuhereza amafaranga. Yiba leta ivuze ngo uyu muturage agomba kwimuka kuri ubu butaka, bahite bazana amafaranga bamwishyure umuturage bihuye n'aho ari bujye gutura, abonaho kujya gutura ariko atagombye kubirenganiramo. Iyo wamaze kumukuramo ararengana mu by'ukuri, ugasanga atangiye gutabaza muhamusa nka mu mudindije mu iterambere rye. Kandi iterambere ry'umuturage iyo ridindiye ni iterambere ry'igihugu naryo ubwaryo riba ridindiye. Hari kampani z'imihanda izubaka imihanda, izubaka amazu se, zikora ibikorwa runaka no kumanga umuntu narakoze maze amezi 3 nahembwa. Nge icyo numva cya leta yagombye kubikora niba ngo nubuvugizi ku baturage bayo. Niba kampani bayihaye akazi ikagomba gukoresha abantu igahemba abantu yakoresheje. Ingurane ku mitungo yahagiye gushyirwa ibikorwa rusange, guhabwa amafaranga atajyanye n'igenagaciro ry'umutungo, gutsindwa kwa leta ntiyishyura abayitsinze, guhabwa akazi ku baturage ariko ntibishyurwe n'ibindi nibyo bikunze kuzamura ingano y'imyenda leta ibereyemo abaturage. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda Apollinaire Mupiganyi asanga guha abaturage amafaranga yabo mbere y'uko igikorwa runaka gitangira byagabanya amajwi y'abaturage basaba iteka kurenganurwa kubera ko leta itabishyuye. Mbere y'uko umuturage akorwa mu bintu bye, amafaranga ateganywa kwimurwa akaba ahari mu ngengo y'imari, ariko noneho tugasaba yuko aho byabaye uturere cyangwa se n'inzego bireba byabiteganiriza mu ngengo y'imari, kuko ideni ufitiye umuntu rigombye naryo kwishyurwa, naho ubundi ntabwo twavuga ngo turese imihigo turatera imbere mu bikorwa remezo ariko inyuma hari abaturage nanone barenganijwe. Raporo y'urwego rw'umuvunyi ya 2017-2018 igaragaza miliyari zisaga 3 z'amanyarwanda nk'umwenda leta ibereyemo abaturage, ariko umuyobozi mukuru ushinzwe igenamigambi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ni Ingabire Yves Bernard akemeza ko amafaranga leta ibereyemo abaturage asaga miliyari 30, imyenda myinshi ikagirwa n'inzego za leta zikomeye zirimo n'ikigo gikwirakwiza amashanyarazi REG cyihariye miliyari 15. Izo miliyari 30 zose buri case irazwe. Akenshi usanga hari ibigo bigiye bifitemo uruhare cyane, navuga cyane nka REG ku bintu bijyanye n'amashanyarazi, navuga WASAC ku mishinga y'amazi, navuga RTDA ku mishinga y'imihanda ikorwa, hanyuma dufitemo mu gace ka Rubavu dufitemo na Rwanda Airport Company, harimo abaturage basigaye ngo bagera kuri 70 ku bijyanye naho harimo kwagurirwa ikibuga cy'indege cya Rubavu. Twabashije kubona ikigo gikwirakwiza amashanyarazi ngo kigira icyo kivuga ku mafaranga amaze kwishyurwa abaturage, igihe bazagira icyo babivugaho tukazabibamenyesha. Birasaba imbaraga zikomeye kugira ngo aya mafaranga leta ibereyemo abaturage yishyurwe, mu gihe usanzwe itegeko riteganya inyungu ya 5% ku bukererwe bw'amafaranga umuturage yishyurwa igihe yarengeje amezi 3 yahawe. Ibikorwa remezo bigamije kwegereza abaturage amashanyarazi bikomeje kwiyongera hirya no hino mu gihugu. Gusa mu mafaranga leta ibereyemo abaturage agera kuri miliyari 30 z'amafaranga y'u Rwanda, kimwe cya kabiri cyayo no kuvuga agera kuri miliyari 15 n'ay'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage ari cyo REG. Bigaragara yuko akwiye gushyirwa imbaraga zikomeye muri iki kigo kugira ngo kibashe kwishyura abo kibereyemo imyenda.